kuko uyu munsi David abantu baragenda batakaza kwizera bakavuga ko Imana itagikora, ko Imana itagishoboye, ariko ndabwira abadukurikira, Imana iracyari yayindi, Imana iracyari data wa twese. Yesu nevugiye mu ijambo rye ngo uko yari ejo n'uyu munsi niko ari. Ubushize twakoranye ikiganiro cyiza, ndagira ngo dutange umucyo kuri iki kiganiro twakoranye ubushize. Hari abantu benshi bagiye bavuga ati kurya kuza kuri social media ukavuga imbaraga z'Imana cyangwa se ko Imana ikora, tibe bintu ngo nukwiyamamaza, kandi Imana ifite uburyo igomba kwamamaza mu ibintu byayo. Ndagira ngo nkwibarize pastor, abantu batekereza ko kuza no kuri social media ukavuga uburyo Imana ikora, igukoresha, igutuma, ikakubwira umuntu ubuzima bwe hazaza cyangwa ikamubwira ibizamubaho, bakavuga ngo nukwiyamamaza. Abo bantu bamara impungenge cyangwa ushyiraho umuco uvuga ati iki kintu bimeze gutya. Kuko David, neba uyu munsi ushobora kujya kuri smartphone yawe, wajya kuri YouTube, wajya kuri TikTok, wajya kuri WhatsApp, wajya kuri Instagram, ugasanga indaya zirahari, ziri kuvuga uburyo zikoramo akazi, ziri kwamamaza ibikorwa byazo. Kuki twabakoze y'Imana ariko tugomba kuba mu buvumo, tukaba hiryo mu gishanga, ndituze ngo tuvuge imirimo y'Imana. Turakwiye kuvuga imirimo y'Imana natwe bikiri none, kuko neba Satani ari gukaza umurego, ndabwo ndagera kuvuga Imana. David, banumva hari igihe nzavuga Imana, haleluya, nzavuga Imana ngayivuga we, Imana ngavuga ku ma TV, Imana ngavuga Imana, ndabwo ndageraho kuvuga Imana. Ubwo hanga nitangira ndacafite amatsiko yo kureba ibyo Imana idukoresha. Turabara utuntu duto twitangiriro. David, uyu munsi yenda ndivugira za Airtel, Tigo, za MTN, zo zirandagenda zigashinga amatante, zikazana bya bimodoka byazo muri gare, ahantu hahurirwa n'abantu benshi, bagapiburisita, bakamamaza ibyabo. Twebwe abakozi b'Imana, huko ndabwira abakozi b'Imana mukusoma mu njya no mu bihe byashe twavuze ku bantu, buriya abantu niba kwanga nyine ni mu gihe cyabo cyo kukwanga, ariko Imana yakoze babano bakwanze, ni nabo bagomba kukwambika, ni nabo bagomba kugoza amarira mu gihe runaka. Ntabwo ari n'abantu bate muri iyi si, twese turabana b'Imana, ikahita igutoranya muri umwe mu bana bose batuye yino, sikavuga ati noneho wowe wino nje nkwa message ugenda ubwira abandi bana bagenzi bawe, barumuna bawe, bakuru bawe, ababyeyi bawe, bande babwira ibyabo, ubifata uti nyine ni icyubahiro. Ubundi ubusanga biterwa n'iki kugira ngo umuntu asenye igihe kirekire atarigeze atandukana n'umugambi w'Imana, ariko akaba atarabona isezerano, ni ku ruhande rwe cyangwa n'Imana iba yabishatse ko, cyangwa hari kiba cyabuze? Hari ibintu bitatu ngira ngo mvugeyo cyangwa se bibiri. Ubundi hari isezerano ry'umunsi, hari isezerano ry'icyumweru, hari isezerano ry'umwaka, hari isezerano ry'imyaka. Ni iby'agacuka gakomeye kudihitamo hano kuri Gonarike TV Plus. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Njyewe nitwa David, ninjye mugiye kubana muri kiganiro nkanakiyobora, ariko nanone reka mbasuhuza hano hose mwamuherereye, mwa muri mu Rwanda cyangwa hanze y'u Rwanda, mwumve ko mbasuhuje. Hano imbere ya kamera za Gonarike TV Plus turi kumwe n'umukozi w'Imana, ni Pastor Rabani. Muramumenyereye cyane hano kuri kamera zacu, si ubwa mbere si ubwa kabiri, amaze kuhagiriwe mu rugo, ariko uyu munsi nagiriwe amahirwe kuza kumusura ku Gisenyi. By the way, ndanatembera ndahagera, nari nkumbuye ku Gisenyi. Ubu ngubu nicaye we mu rugo ko yituye ku Gisenyi, hakurya yanjye hari amazi, mbese ndi kumva akayaga ko ku kiyaga cya Kivu. Amen. Uyu ni uri imbere yanjye rero, mumenyere cyane ngo dukubita abazimu tubazengereze ako kantu bakamuziho, n'abantu bamamagara bambaza nimero yiwe, bambaza ako kantu. Nibyo bintu tugiye kuza kuganiraho byinshi, tubaza kuvuga ivugabutumwa rikomeye, ariko reka mwakire ntari nabatindira cyane. Pastor, ndakwakiriye. Murakoze cyane, Imana bamugisha. Mumeze neza? Tumeze neza mu buryo bwose. Njyewe hari ibintu ndimo ndabona, hari ibibazo nkubaza bitewe n'ibintu mbona ako kanya. Hari ibyo nkubaza bitewe n'uko nsubije, hari n'ibyo nkubaza mba nateguye kugira ngo nze nkubaze, tubwire abantu baba dukurikiye babumva ururimi rw'Ikinyarwanda, cyane ko baba bari mu bihugu bigiye bitandukanye. Hari n'uba warakize mu azi Ikinyarwanda katari umunyarwanda, birumvikana hakurya hano mu baturanyi iwanyu abazi Ikinyarwanda kandi atari abanyarwanda cyane. Mu Burundi
bavuga ikirundi ariko n'ikinyarwanda baracyumva. Rero hari ibintu mba nateguye byinshi byo kugira ngo ngubaze n'abumva ururimi rw'ikinyarwanda baze kurwumva. Rero ntagutindiye cyangwa se ndabatindiye, reka ngusabe dutange n'isengesho ritoya kugira ngo twinjire mu kiganiro cyacu. Mana uri mwiza kandi urakomeye, izina ryawe nirishyirwe hejuru. Amen. Uri hejuru y'amahanga yose, uri hejuru y'abantu badukurikiye, uri hejuru y'ibigirwamana, uri hejuru y'ibibazo byose. Reka tugushime ko wabanye natwe ndetse ukatwemera ukatugirira neza, ugashima ko watwongera uburame, katwongera uno munsi ngo tuwishimiremo. Mana turakunezewe cyane, izina ryawe nirishyirwe hejuru. Ngahano ugumane natwe data wa twese mwamuhoraho. Tweretse uyu mwanya wa kino kiganiro, ubane natwe tube hafi Kristo myiza. Mwuka wawe ase kuri twebwe kandi atuyobore. Ndetse n'abantu badukurikiye Kristo myiza, nawe umwuka wawe agere kuri bo. Kuko ndabese umwuka waradahari ndabwo twumva neza. Y'umwuka waradahari ndabwo dusobanukirwa. Ariko umwuka warayaje turumva kandi tugasobanukirwa, izina ryawe rigashyirwa hejuru. Ngabana natwe mwuka warangwe no muri twebwe, niko dusenze Imana mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Hanyuma nongeye kugwikaze nakaraba hano kuri Gonareke TV Plus. Mwari mumeze neza? Tumeze neza. Yewe urasa neza pe. Ya, kubera Imana. Imana ikuri. Wambaye neza, uragaragara neza, wicaye neza. Amen. Urimo agakiza. Agakiza ko karuzuye. Kugera mu ruhara. Nk'ubari nk'umuntu dukurikiye. Hari nk'umuntu dukurikiye hano. Ukuri ko Imana Pastor biba bihari. Hari n'umuntu dukurikiye. Wagiye gukurikira mu bigiye bitandukanye. Akahita avuga ati uwampa amahirwe. Nibura minota nk'itanu nanjye ngicana nkuko David yicanye na Pastor Van. Birashoboka. Hari abajya baduhamagara bakashima Imana, babona telefone inyuzemo, kuko ari igihe tuba tuvugana n'abantu benshi, umuntu akamara nk'iminsi atahamagara, telefone iri busy, yacamo rero bati nshimiye Imana kuba nganiye n'umukozi w'Imana. No kukuvugisha byonyine ukumva biramunejeje. Cyane. Bibaho cyane. Kandi biterwa n'icyo umuntu aba ashaka. Ariko ntekereza ko abatari wowe bashaka Imana ikurimo. Nyine tuvugisha ukuri. Ntabwo kwiyemeraho. Ibaze nk'uburyo nk'ufite indi kampani ukorera, mba naje kugusura. Yapi. Bura nawe ufite icyo ushaka. Ufite icyo ushaka muri nge. Niyo mpamvu nawe waje. Hashimwe Imana rero, Imana yemeye ikaduha ubuntu bwayo, n'abantu bakadukunda tutakakwiye kugira ute? Gukundwa. Nukuri. Buriya ibintu Imana ibikora, ni Imana ibikora mu gihe cyayo, kandi yo ikabikora hari umugambi mwiza ishaka gusoza kuri nge ndetse no kubadukurikiye. Nanjye ntansiga, nanjye mba naje kwihahira. Niko bimeze. Nanjye mba naje kwihahira. Gafata ku mavuta rwose. Hanyuma no ku Gisenyi muturusha iki? Turi amahoro, dufite umutekano. Buriya hari abantu benda ngabo ari za Kigali, hirya ku mupaka za Burundi babigira ngo hano Gisenyi, Rubavu ibintu byarakomeye, ariko dufite amahoro imbanda zose. Turarya tukaryama tukisegura, tugashima Imana, Imana igagucyura, dufite amahoro. Kandi hano akazuba karava, kavura kari mwayene, dongo tumeze neza. Byabigorobokezaga hakurya y'imbibi z'u Rwanda buracyahari. Byaturagurikaga cyane, bigaturagurika pafu. Birani ibigori byicana. Atagira abatwumva bakibwira ngo ni ntungoreho cyangwa se mayezori cyangwa ubundi buryo babyita ku ruhande rw'iwabo. Birani ibigori byicana. Birani hatari. Turashimira Imana rero ndabwo tukibyumva. Kandi amahoro ni yose. Tunashima ubuyobozi bwacu bwaduhaye umutekano cyane. N'Imana muri rusange. Aho turinzwe n'Imana n'abantu. Kuko Imana ikoresha abantu. Ubwo rero turinzwe n'Imana n'abantu. Hari umuntu wambwiye Imana ni kubwira isezerano ngo ntutekeze ngo izava mu kirere ngo izigikubita imbere yawe ngo ba. Yego. Izakoresha mu muntu, izimukoresha yabikora ku neza, yabikora ku nabi. Ariko abikore. Siyo mpamvu se ngarige n'umuntu arye kintu nizemo gikomeye. Pastor reka ngubwe kino kintu nakizemo gikomeye. Ngarige umuntu abazingari kukwanga, rero gusunikira mu mugisha wawe, mu mahirwe yawe, akakwanga kakwirukangaho naho utuye akakuroga ukahava ukimuka. Umva aho ngaho warutuye nta mugisha wawe uhari. Umugisha wawe uri he? Mu burasirazuba. Ubundi iteka ryose umuntu aba afite amahirwe ayari, aba afite ahantu umugisha uri. None umuntu akakwanga ukibaza ati umuntu anyangira iki?
ko ntacyo namukoreye kuko we Imana iri gutegura umushinga wo kusunikira hehe mu mahirwe yawe umugisha wawe cyane rwose birashoboka so mpamvu njya no mu bihe byacu twavuze ku bantu buriya abantu niba kwanga nyine ni mu gihe cyabo cyo kukwanga ariko Imana yakoze babano bakwanze ni nabo bagomba kukwambika ni nabo bagomba kugoza amarira mu gihe runaka yego hanyuma ubushize twakoranye ikiganiro cyiza abantu banaragikunda abantu benshi bagiye bamamaye ngo pastor twamubona gute David tubwire pastor twamukura he dore nk'uyu pastor nge namubonye muramubona mute mumbye muri comment mwandike muri comment ati pastor mutumubonye gutya nyaboneka abantu munkurikiye mwandike muri comment ati pastor tumubonye gutya amen mumbye kandi mubonye kuri pastor ako kandi n'umukambi sinzi buri gihe nzajya mugarura yego ubushize twakoranye ikiganiro cyiza ndagira ngo dutange umucyo kuri iki kiganiro twakoranye ubushize hari abantu benshi bagiye bavuga ati kurya kuza kuri social media ukavuga imbaraga z'Imana cyangwa se ko Imana ikora tibiya bintu ngo nukwiyamamaza ngo kandi Imana ifite uburyo igomba kwamamaza mu ibintu byayo ndagira ngo nkwibarize pastor abantu batekereza ko kuza no kuri social media ukavuga uburyo Imana ikora igukoresha igutuma ikakubwira umuntu ubuzima bwe hazaza cyangwa ukamubwira ibizamubaho bakavuga ngo nukwiyamamaza abo bantu bamara impungenge cyangwa ushyiraho umuco uvuga ati iki kintu bimeze gutya imbungenge nabamara babanse bamenye isi y'iki gihe kuri radio RBA Rwanda niho bavuga ngo isi ya none isi ya none ni hwigeze isi ya none ni hwigeze turi muri technology turi mu ikoranabuhanga isi ya none iri muri social media iri muri za murandasi niyo mpamvu rero natwe tugomba kuhagera nk'abakozi b'Imana tukavuga imirimo y'Imana kuko ni duceceka satani wari arakora kandi satani we ari gukorana imbaraga kuko azi ko igihe afite ni gito agakurwa akarimbuka natwe renga abakozi b'Imana ni tutazamukana n'isi ya none ngo tuvuge ibi turimo tuvuge imirimo y'Imana tuvuge kwera kw'Imana tuvuge gukora kw'Imana isi zadusiga kuko David neba uyu munsi ushobora kujya kuri smartphone yawe wajya kuri YouTube wajya kuri TikTok wajya kuri WhatsApp wajya kuri Instagram ugasanga indaya zirahari ziri kuvuga uburyo zikora amakazi ziri kwamamaza ibikorwa byazo kuki twabakoze Imana ariko tugomba kuba mu buvumo tukaba hiryo mu gishanga ndituze ngo tuvuge imirimo y'Imana turakwiye kuvuga imirimo y'Imana natwe bikiri none kuko neba satani ari gukaza umurego hano hakaza abavuga uburyo basambana hakaza bambaye ubusa bari mu kazi satani marakora kandi bura David cyo nakubwira aho umuntu atinza cyane asanaho aho umuntu atinze cyane asanaho abo umuntu atindanye nabo cyane asanabo niyo dutindara kwibi by'abambaye ubusa abavuga ibintu bidafite umutwe bidafite n'ikibuno twengo nuko turakoze Imana ndituhagere ngo tuvugere Imana bano dushobora no kuzababaza kuko turakwiye kuza hano kuko hano ni wisiri ndategeza ko kw'isi ya rurema kuba udafite telefone reka tuvuge neza pasi reka tugishyira mu muco kino kintu neza cyane nanjye ndahari niteguye kubishyira mu muco yankoresheje gutya nsengera umuntu wari urwaye amaze imyaka 5 adakira yaranze gukira yego Imana irankoresheje ndamusengera arakira wabibwira nk'abantu gatanga nk'ubwo buhamya umuntu akahita avuga toya uje kwiyamamaza watsimanika kwamamaza yego none Imana iza kwamamaza gute Imana ubundi yakwamamaza gute ubundi Imana twamamaza biciye mu byo yadukoresheje bya bindi yadukoresheje okay number 1 bicivugira turi kugendana bicivugira icyo ni icyambere kandi ikindi tukaza hano tukavuga ya mirimo y'iki y'Imana kuko uyu munsi David abantu baragenda batakaza kwizera bakavuga ko Imana itagikora ko Imana itagishoboye ariko ndabwira abadukurikira Imana iracyari yayindi Imana iracyari data wa twese Yesu nevugiye mu ijambo rye ngo uko yararejo uyu munsi niko ari
we ntabwo ahinduka, ntabwo asasa akagendere ku kabando, ntabwo asaza ngo azane uruhara nguru rwanjye. Yesu ko yararaje uyu munsi ni kwari, niyo mpamvu rero yakwiye guhaguruka tukavuga imirimo y'Imana. Neba David, yego, uyu munsi ku isi ya none, yego, buri wese ari kwerekana ibimurimo, buri wese ari kwerekana ibyo ashoboye. Natwe rero tuba twerekana ibyo dushoboye mu Mana na kampani. Oya David, uyu munsi yenda ndivugira za Airtel, Tigo, za MTN, zo zirandagenda zigashinga amatante, zikazana bya bimodoka byazo muri gare, ahantu hahurirwa n'abantu benshi, bagapiburisita, bakamamaza ibyabo. Twebwe abakozi b'Imana, ahubwo ndabwira abakozi b'Imana, mukanguke namwe muhaguruke, mujye muri gare, muvuge imbaraga z'Imana, muvuga ngo natwe dushoboye ibi mu Mana. Neba MTN igaragaza ibyo ishoboye, Airtel, Tigo ikagaragaza ibyo ishoboye, uruganda rwenya inzoga rukagaragaza ibyo rushoboye. Nje mukozi w'Imana, ninjye utazagaragaza ibyo nshoboye mu Mana. Mba numva Paseri, naye kwemeza ikibazo. Ndabwo ndagera kuvuga Imana David. Mba numva hari igihe nzavuga Imana, haleluya. Nzavuga Imana, Imana ngayivuga we. Imana ngavuga ku TV, Imana ngavuga Imana. Ndabwo ndageraho kuvuga Imana. Ubwo hanga nitangira. Ndacafite amatsiko yo kureba ibyo Imana idukoresha. Turabara utundu duto twitangiriro. Reka tukomeze n'utuntu nga tubinashaka ngo dushyire umuco tuze gukomeza mu kiganiro cyacu, kuko ndahita nkubwira muri intego y'ikiganiro cyacu dufite. Nshaka kugira ngo tuganireho cyane, tuze gusobanura abantu neza, babyumve neza. Ubushize kwakwanya ikiganiro pasiteri kubita amazima akayazengereza, pasiteri ubwira abantu ibyabo, pasiteri ubanza kumenya icyo ushaka mbere yo kumuhamagara, ukimuhamagara akahita kumenya ibyo ushaka. Ate abantu bamwe ati ibyo ntago bibaho, Imana nimenye ibyawe. Urumva? Yego. Ngo nta mwana w'umuntu wabishobora. Tuma abana amatsiko ibi bintu ko. David, ndabye Imana ikorera mu muyaga, ndani byikorera mu kirere. Imana ishaka gukora itegura abantu. Itegura abantu izakoresha. Ndabye Imana ikorera mu biti, ndabye Imana ikorera mu mazi. Cyakora ubwo bushobozi irabufite, kuko rero nasomye ijambo ry'Imana rirambwira ngo abana b'abantu nibatangura n'amabuye azangorera. Se Imana izageza ryari ugira ngo amabuye ayikorere? Turi kugendana nuko abantu bazaba batagishoboye gukorera Imana, nuko abantu bazaba bagomye ndibakorere Imana. Ariko igihe Imana yabonye abayikorera, Imana izakoresha abantu, ni nabo yaremeye kuyikorera, ni nabo yaremeye kuyihimbaza. Ubwo nawe muri abo bantu Imana yahamagaye uze, ariko ni nabyo none se ndimo ndahari. Ndahari. Reka ngoriza kano kabazo. We ubona nko mu mamiliyoni atuye isi, Imana yaguhamagaye ati mukozi w'Imana. Ntabwo ari kuko cyaguhamagaye. Ubona abantu bate muri iyi si, twese turi abana b'Imana. Ikahita igutoranya muri umwe mu bana bose batuye yino, sikavuga ati noneho wowe wino nje nkwa message ugenda ubwira abandi bana bagenzi bawe, barumuna bawe, bakuru bawe, ababyeyi bawe, bande babwira ibyabo, ubifata uti. Nyine ni icyubahiro, ni icyubahiro cy'Imana. Niyo mpamvu iteka David twisanga ku mavi dusenga, twisanga twaciye bugufi, kuko gukoreshwa n'Imana David n'iby'igiciro. Kuko niba umukozi wa leta yiyemera kuko akorera leta, sibyo se? Akiyemera kuko akorera leta. Yenda uyu munsi reka ndange urugero, perezida wa repubulika ashobora gutegura gusura akarere runaka, akagira impamvu ndageyo, akohereza y'intumwa. Yiriya ntumwa yubahwa, reba urwego yubahwamo. Igihe nifite ijambo yefite icyizere kuko yatumwe na nyakubahwa. Igihe nifite icyizere vuga ngo nyakubahwa ya hano nicaye, hano mbagaze, bino ndi kuvuga niwe wakabaye ari kubivuga, none yantumye kubivuga. David, abara amashime menshi twuzuye, twuzuye
kuvugirwamo n'Imana, Imana ikaguha message y'umuntu, Imana ikagukurishwa asengera umuntu ukabona birakunze agakira cyane akabyara ya mukobwa wagumiye akabona umufiance bagakundana. David bidutera guca bugufi no kubaha Imana. Ikibazo cyo kugumirwa muri iyi minsi ngo gisigaye kiri inkutu, gisigaye kiri inkutu cyane no mu bantu ndi kwakira muri iyi minsi. David, Imana igira ikikora ku bakobwa. No mu bantu uri kwakira muri iyi minsi uri kwakira abakobwa benshi rwose, batanu ku 10 bafite ibyo bibazo. Nko mu bantu 10 bari kuguhamagara, batanu bari ko ari abakobwa bashaka abagabo cyangwa se abamelefiye cyangwa abakobwa bakeneye Imana batabari, bakeneye Imana batabari kuko icyo gisebo cyo kuba barabya batafite abagabo bakabona bakubaka ingo zabo. Yego, Imana batabari ye mukobwa humuri sengesho y'Imana naryumvise. Hanyuma pasa reka twitangira ikiganiro cyacu neza. Intego yanjye muri iyi minsi ndimo ndabona abantu bagenda batakariza Imana icyizere, bakavuga ati se Imana ni ya indi yabagaho kera niriho uyu munsi, ariko none twajya kureba natwe tukikanga, tukabona nk'ahantu hamwe ngo umusozi wahirimye, tukabona ngo umuntu yishu nti, tukabona kibaza ati se mu minsi ya kera ibyo bintu nabo byabagaho muri wenda tuvuge mu myaka y'ijana. Yego, imyaka y'ijana. Yego, ibyo bintu byabagaho umuntu agenda agatema undi umusozi ugahirima utazi impamvu uhiritse, ukabona ahantu hahiye cyabagaho. Ngende yenda ku cyanditse kera ndakiriho uyu munsi kitahozeho, ibiriho uyu munsi na kera byahozeho ni kumubwiriza yavuze. Abantu se ko bavuga ngo tugeze mu minsi y'imperuka ya icyakora nanone kukabendaga kukavuga, nanone tukaba mu minsi ya nyuma yo kurangira ko turi mu minsi y'imperuka, ibyahanuwe biri gusohora. Kuko niba twarasomye muri Timoteyo bakatubwira ngo ubugome buzagwira, urukundo rukonje, nicyo gihe tugenda twinjiramo. Ariko Imana yo iracyari ya yindi ndihinduka, ndi ya kera ndihinduka. Naye kwita nkwibariza ikibazo ati se haba ari abantu twe twahindutse cyangwa ni Imana yo yahindutse? Ndabye kandi nkubye Imana yo ndihinduka, uko yari ejo niyo munsi ni kwiri, huko twebwe abantu hari ibintu bigenda biduhindura, tugenda tuyivangira. Oya tugenda tuyivangira cyangwa se ari ibintu ubundi ndabye Imana twayivangira yo irihagije. Buriya nasomye ijambo ry'Imana, buri uko muragujya David ngunda gusoma bwana, ngunda gusoma, nasoma ibitabo byinshi by'iyobokamana bitwongera ubwenge n'ubumenyi, sibyo? Imana ndagwayivangira, Imana irihagije, Imana iriho, yari itangiye, niyo tangiro niyo herezo. Ndamukuru wayo ndamurumuna wayo, nawe urunyine urabyumva. Twe turi mu gice cyo hagati rero, twe twebera hagati. Imana ndagwa twayivangira ngo bikunde, huko twebwe abantu nitwe twivangira. Pasi reka dukomeze kino kintu. Abantu baterwa n'iki muri iyi minsi ko kutizera ko Imana iri gukora? Itari gukora, mbese Imana yacyatari iri gukora muri iyi minsi. Ugasanga we n'umuntu uje umukozi w'Imana nka kwa kundi twatangiye, uje uvuga Imana ariko umuntu ntashaka kwemera kuri umukozi w'Imana. Uwo rero ni kazi wana kwa n'igitangaza cyangwa se Imana yakoresha ibitangaza, ntashake kubyemera akavuga ati kare ntabwo bibaho. Buriya yenda wafite ibyo yizeye, afite ibyo yizeye, ariko Imana yacu iracyakiza abarwayi, iracyakora ibitangaza, iracyafite abantu ikoresha, kandi nanjye ndimo. Nanjye ndimo ko David nifite icyizere mu Imana ikoreshamo iki gihe ndimo, kandi icyizere ndakifitiye, ntabwo nishidikanyaho, nzi neza ko nahamagawe. Uyu muntu rero ubona igitangaza cyabaye akakitirira ibindi, kazi iki? Cyakora simbakana ko hari ibitangaza pirate, ariko ibyo ni by'umwanya muto, ariko ikimana kiraramba. Kuko ngo na kera ari ibitangaza ngo no kwa Farawo byarahabaye. Byarabaye. Yenda duhere ku iki cya mbere, Mose ageze mu Egiputa, yashize ingoni hasi ihinduka inzoka. Ariko Mose yarafitanye rinye n'Imana, yarafitanye gahunda n'Imana. Noneho Farawo nabwe abwira ingabo se ati namwe murake mbikizo ngoni zanyu hasi ziba inzoka.
ngaho yagadanje nawe warebye ati si warebye Farawo nani Mose wabirebye kunacyo ingone zacu zibaye inzoka. Imana rero kuko ari nyiri imbaraga zose n'ubutware bwose yangoni ya Mose bivuga ngo yanzoka iyo mu ngoni ya Mose ihagurukira za nzoka zose izindi zose za kwa Farawo n'ingabo ze erazimira imaze kuzimirikira aho ngaho Mose arangije afata ingoni ye babandi babuze icyo bafata. Izo ni imbaraga z'Imana. Hanyuma pasa wenda ikintu ngiye kukubwira cyangwa se ngiye kukubaza muri aka kanya hari abantu hano badukurikiye bagiye babona amasezerano ibihe bigiye bitandukanye ibihe birebire bakayasengera mbese bakavuga ati Imana izabatabara n'uyu munsi bakaba barasenze bakayabura. Avuga ngo baratagangaye. Okay, baratangaye turabizi. Uyu muntu agatuma atakaza Imana ikiza akavuga ati se koko Imana ni igikora. Ubundi ubusanga biterwa n'iki kugira ngo umuntu asenge igihe kirekire atarigeze atandukana n'umugambi w'Imana ariko akaba atarabona isezerano ni ku ruhande rwe cyangwa n'Imana iba yabishatse ko cyangwa hari kiba cyabuze. Hari ibintu bitatu ngera ngo mvugeyo cyangwa se bibiri. Ubundi hari isezerano ry'umunsi, hari isezerano ry'icyumweru, hari isezerano ry'umwaka, hari isezerano ry'imyaka. Buriya Aburahamu yari afite isezerano ry'imyaka. Turagira tubwire abaduteze amatwi. Hari isezerano Imana ishobora kuguha uyu munsi ndirirenze icyumweru. Iryo ni isezerano ry'icyumweru. Hari isezerano Imana ishobora kuguha yigateganya ko rizasohora mu mwaka umwe. Iryo ni iry'umwaka. Hari n'iryo ishobora kuguha yigateganya ko rizasohora mu myaka. Cyagereye cy'Imana kitarasohora ndabundi buryo wakora ndane izindi nzira wanyuramo. Ibyo ry'umunsi ryaba ari byiza cyane. David nibwira n'abadukurikira hano ndimo cifuza cy'Imana ivuga none ngisohoze none kuki amasezerano nashizeyo upfa vuba. Muzima mu Aburahamu bagiye barama nuko n'amasezerano yabo yagiye atinda. Kandi njye nawe mvuze ng'iryo sezerano no Imana ikarinda isezerano ikakongeramo n'imyaka y'uburame. Nagira nibwira no muntu maze imisa asenga maze imyaka ategereza amasezerano nahumure ubwo agihagaze akaba gihumeka isezerano riracyariho. Haleluya. Ubwo agihagaze akaba gihumeka akaba gitamba kwe Yesu yarurema Imana yavuze ndaho kizaca. Icya kabiri Imana ishobora gusoza amasezerano Bibiliya muri Daniyeli no havuga ubwami bw'Ubumedi n'Ubuperesi ubwami bw'Ubuperesi bukarwanya rya sezerano ryawe ariko kugenda ukomeza usenga wizera Imana utayitakarije icyizere hari marayika uzazazana ibisubizo byawe. Hari marayika uzazana ibisubizo byawe. Pase no kutsobona ako kantu ngo kwihutisha amasezerano ariko bugiye gupfa. Nawe ugeze mu bwoba. Akisezerano ry'umunsi ryari yiza. Mpamvu ryari yiza. N'Imana ikubwira ati ubonye amafaranga kandi ufite ikibazo cy'amafaranga. Utawugera mu rugo ubone ikimenyetso cy'amafaranga ufata ibyawe. N'Imana ikubwira ati ukenera urubyaro. Kandi kuko dufite abantu biriko batuzengereza hakurya yongiyo moho dutuye mu makaritsiye nawe dukurikira byumva. Kuba udafite urubyaro. Byabaye ikibazo bagushinya ati ukiri umukobwa wakuyemo inda. Yes. Sibihaba? Yego. Iwanyu bararugaga. Bakuvuga byinshi. Baraguterekereye. Uri ku musozi wo kuvuga. Uri ku musozi wo kuvuga. Rero sinzi numva niba ugiye gusenga Imana ikakubwira ati guhaye iki? Urubyaro. Yego. Ugira mu rugo twita agasuzuguro kakahava. Ariko bishimye imyaka no gupfa. None. Buriya hari igihe Imana itinza isezerano. Itagambire kukubabaza no kukugirira nabi huko igira ngo muri cyagiye cyo kuzarigeraho ubutayo wanyuzemo buzakubera ubuhamya mu gihe kizaza. Nose David ngiye narashatse nari mariye n'abamunado nambaye impeta rwose ndaciye mu nzira zikwiriye kandi David narabiharaniye Imana irabinshoboza mu rugo badakize bari mwayene ariko kuko nabisengeye ngabyishira ndabyizera ni Maria na madamu wanje nsama vuba gusama vuba kwanje nabyo byambereye ikigeragezo. Ute kandi
iyo ubonye icyo wasengeye arasanga ubwire byambere ikigeragezo. Madamu yasamye vuba, bakajya bavuga ngo Labani yamushatse yaramuteye inda. Niyo mpamvu babyutishije barakingirwa n'iki kandi uranaho naye nivuze ko mu rukore waho umenya nuko uyu munsi mba ndarazana madamu. Ako kantu bitagumva ari umuntu wagiye yarashatse niba yarageze kosa bitatwaye n'iminsi 7 bagiyemo. Abantu bavuga ati yagiye afite inda cyane afite inda. None bavuga ngo niyo umugabo we yakuye handi abandi bakavuga ati yagiye gusezera ngo abayekisibe cyangwa babandi baba barakundanye. Yego ayikura yasasamirayo. Cyo nacyo cyabaye ikigeragezo. Abantu bumve ko n'abahanga nk'umukobwa ushatse abyaye ubwa mbere ariko ntabwo abyara amezi 9 yuzuye hagabanuka ibyumweru 2. Yego sikubi nawe ubizira niko njya byumva. Abantu baramubarira rero bari basanga amezi 9 ntago yuzuye hahira rimwe none amezi 9 tende twavuze. Murokora kuganira kavuze David nukuri buriya hari igihe tureka Imana yitwa Imana kandi ikora ibyayo mu gihe cyayo kandi ikintu cyose kije mu gihe cy'Imana David kiraramba. Ariko pastor reka kibaho kirindwa n'Imana. Hano abantu badukurikiye bafite ibibazo kwihangana ubushobozi bwabo ni buke. Nihe nama wababwiye bafite ibibazo ubushobozi bwabo ni buke bwo kwihangana gutegereza bitewe n'ubutayu barimo biri kubavuna pe. Niki kintu wababwira? Inama nababwira ngo haracyari ibyiringiro. None se buriya Petero niba asubije Yesu avuga ngo twakuvaho tukajya kurinde kari ufite amagambo y'ubugingo, niko Petero yashubize Yesu. None se mukobwa ye mugabo ye mudamu neba koko urambiwe ikimana yakwibwiriye ubundi wumva uzajya hehe? Wumva uzajya hehe? Kuko mu buzima tubayemo iyo duhagaze mu ntambwe z'Imana buri mu ntambwe za Satani. Warihanye urakijijwe Yesu uramukunda. Yego Imana niyo yaguhaye isezerano none riratinze utangiye kurambirwa ngo mana ongera nguri mu butayu. Urugero na twatanze urugero rw'umuntu udafite umwana. Yego tureke kuvuga umuntu ufite ubukene kuko niwo bita igisambo niwo bita iki umuntu ufite David buri wese agira umusonga we. Ushobora kujya kwa muganga wibye ngo urarembye wababaye cyane ni wowe urembye wagera ugasanga abakurusha uburwayi. Buri wese rero asaba ku giti cye, buri wese ababura ku giti cye. Shuti yanjye murashobora ko ufite ubukene hari n'ufite numaze imyaka 5 atarabyara. Buri wese ababaye ku giti cye kandi bantu babiri buri wese akeneye gusubizwa n'Imana. Icyo nababwira rero haracyari ibyiringiro. Haleluya. Haracyari ibyiringiro byo gutabarwa n'Imana isumba byose. Nkuko mbemaze kubivuga yudahagararanye n'Imana uhagararanye na Satani. Ko ni nyamubasha bibiri. Iyo umwe adahari undi abahari. Umwe abakurura shaka uwamuramya. Iyo rero urambiwe ugatangira kwivovota avuga ngo mana bimeze gute mana nose urareba Satani warihanye Satani uramusezereye wamuye akareterusha. Ndakubiriye mukobwa ye mubyeyi wisubiza amaso inyuma wisubiza amaso inyuma. Yobu niwe yavuze ijambo nakunze aravuga ngo nubwo mbabazwa nayo nubwo yanyica ariko nzakomeza nyizere. Nzakomeza nyizere. Hari umukobwa umwe nakunze mu minsi yakize nasenganye nawe Kigali afite imyaka 38 ndabwo arabona umufiyasi umukunda. Rabati pastor nubwo ngeze muri 38 niko yakubwiye. Yego nakundanye n'umusore ajya hanze nzi ngo ndi musange tuze dukuru birangira byanze naboze ibyangombwa bimusangayo. Baza ndunje mu jambo nyemera mvuge Yesu kandi mvuge no bubura hari abantu David baba barafashe ibyemezo byo kwizera baravuga ngo naramukunze ndawundi nzashyira mu buzima bwanjye natabawe nzapfa uku nguku icyo nzi cyo nuko ndazabura ijuru kuko ndabyaye abana. Icyo nzi cyo nuko ndazabura ijuru kuko ndagize umugabo ndongora. Yakunze umusore
ajya hanze azi ngo nyuma y'imyaka 2 nazamusanga abonye ibyangombwa birananirana iby'ibyangombwa ariko kumusanga wande byakunda ari nakugaruka ndibyakunda bibanira aho ngaho byarabanye yego ariko nashimije n'ibyerengera umukobwa afite aravuga ngo kandi sinzatererwa n'undi ndabwo nzabura ijuru kuko ndabyaye abana ndabwo nzabura ijuru kuko ndagize umugabo none se uwo mukobwa arishaka ko umusore yamutegereje none n'umusore waracyarindiriye ni umusore akirindiriye ni ubizi kwa buriya abakobwa igitsina gore n'abana beza nshuti yanjye buriya abakobwa igitsina gore n'abana beza cyane ngerega abakobwa ngo bashushanya umwuka wera hano ku isi buriya abakobwa n'abana beza ari n'igihe ashobora gusanga n'uwo muhungu yaraciye mu nzira z'ubusamo akakomeza akandikirana ariko afite uko yigenza afite undi muntu cyane ariko umukobwa niwe nzategereza nabenza n'abandi baraza no ku mwaka wanjye wa 38 baraza ariko ngabahakanira nataza ngabe papa w'abana banjye azarorere nzemera gusasa nkawe wasenganye nawe sinzi nongeye kumena ariko Imana yamuvuze ko ndavuge bikwiriye waruvuze ngo iki Imana avuganye nawe kandi muha ibyiringiro Imana avuganye nawe imuha ibyiringiro uretse kuri mukobwa yemko ahuri naragushimye cyane nasanze afite ibyiringiro nasanze ahagaze kuri rwa rwego rwa Saduraka Meshaka na Bedenego aravuga ngo Imana dukorera ibasha kudukisa kandi nubwo itadukisa ndamba mvituma dupfukomera ibishushanyo byawe nibigirwa mana byawe iravuze ngo pastor Imana iravuze ni byiza ariko nubwo yazana Imana yaca inzira tukabona ibyangombwa tugakora ubukwe tugasangana nubwo bitaba ndakizambuza kwizera Imana haleluya ese abenga Saduraka Meshaki na Bedenego cyane muri atabwa ryawe ry'umuriro y'akantu kamwe nazirikanyemo ni kamwe ka kantu bavuze ati naho yadukiza ntidukize barababwiye ati nimubona umuroko ndiri kwaka yes cyane umuvandimwe turika tukubwire naho yadukiza cyangwa ntidukize yego baravuze bati Imana yacu ibasha kudukiza ariko kandi nubwo itadukiza bwitaza nubwo itadukiza ntagizadora ko twayiringiye ntagizadora ko twagize ute ko tutayiringiye cyane buriya hari abantu David bizera Imana nawe ukabikunda ukaba wabikonekitaho kandi ibyo byemezo nibyo nanyo buriya kwizera Imana ndibikoze isoni urumva pasanye ikiganiro cyane cy'uyu munsi numva nshaka kubwira abantu nkababwira tese koko Imana yakoraga kera niyo ukikora uku nkuko abapasiteri tubona bavuga ijambo ry'Imana isi sirerekeza hehe muri iyi minsi isi irerekeza hehe abantu batagishaka gusenga abantu barafata Imana ute Imana iracyari data wa twese iracyari byo ndabyihinduka twebwe abantu twahinduka ariko Imana yacu yo ndabwizigera ihinduka nabwira abantu reke Imana igikora nabwira abantu cy'imbabazi z'Imana zikiriho cyakora abantu bagwirindurwa n'imisi bukene bukabacanga imiryango ikabanga bakabura ibyo bari biringiye bakarogereta ariko ubuhungiro ni kuri Yesu hari n'abantu ubuhungiro ni kuri Yesu ahandi hose ni ku musenyi ndakurahiye hari n'abantu badukurikiye hano bashobora kuba baraguhamagaye bameze nk'abakugerageza bariho babaho rwose umuntu afashe umwanya we amayinite yiwe akakugerageza akavuga ati reka mvugishe pastor numve koko hari abamamagara ati pastor ati njyewe ndashaka kugira ngo bose nawe uko mbivuga gusa abantu ndashaka kumpanurira abantu ku isi turatandukanye kandi Imana dukorera iravuga ariko ndabyivugishwa iyo Imana yakungabije ndagusomera ndogo yangu Imana yakungabije ndagusomera Imana yakungabije ndakubwira Imana yakungabije ngo amateka yawe ya none ngo amateka yawe n'ayahashize ngo amateka y'ejo hazaza Imana ipfa kuba yabyemeye ariko hari n'uzamo iyo ndumbero ndabona icyo yashakaga huko Imana yo ikamubwira icyo yashakaga muri we
kuko hari umuntu uzakazana n'amarariye n'amarangamutima yiwe Imana niyo igakubitiraho rero umwanya nifite ibibazo by'ubukene pasi akarebayo ashobora kundebera ko ejo uzabona amafaranga yego ushobora kuza uzanye inzara y'amafaranga umeze ariko ugasanga sibyo Imana ikubiye ko ikubwiye uko ishaka ko umera uko ishaka kugenda impamvu z'amafaranga reka mbwiye kano kantu twagiye gusengera ahantu umuhanuzi agahanura ati Imana irabarengeye ati amena Imana irabarenze ati amena Imana ikukoreye ikindi kurenza uburwayi ati amena Imana iguhaye imodoka haleluya kawe bazamurijwe cyane akantu kitwa amafaranga ni keza akantu kitwa amafaranga ni keza amafaranga sava amafaranga rwose ni akantu kitwa amafaranga ni keza ni keza mu bahanga baravuze ngo nawe hari ibyo ashobora ndetse kadashobora byose ng'Imana ariko amafaranga hari ibyo ashobora amafaranga nayo iyo bigeze ku buzima amafaranga bubusa iyo bigeze ku buzima amafaranga bubusa aho rero Imana ibikenewe yonyine aho ngaho mfitemo experience ushobora kubura uwawe utabuze ibyo utanga kugira ngo wawe agire ute bibaho cyane abe muzima cyane ukabura uwawe utabuze ibyo utanga kuba wawe muzima ukamubura kabisa umureba kandi ufite amafaranga arunze hariya wanayatanga ukabura n'uyakira amafaranga ndi yatanga urubyaro cyane kuko dufite benshi twasenganye nabo katubita pastor iwanje nagutegeye waje ngo nyingingire Imana mfite akazi keza kambemba neza na madamu ariko urubyaro ndarwo hanyuma pastor rero bakamira bataharaho twakayatanze tukabona urubyaro amafaranga urapfa none ndabwo wayatanga ngo bikunde keretse Imana yonyine yaziga kuri aya mafaranga kavuga ngo baho ariko dashingiye ku mafaranga ko nakantu k'amafaranga ni keza hanyuma pase turi kujya kumugana ku musozo sibye impano imwe ndaza kugusabwa sigira abantu badukurikiye hano ni ijambo ry'Imana mu minota nk'ibiri cyangwa 3 yego ariko nanone ntago twagenda tudahatanze inama y'umukiso w'uyu munsi uburyo agomba kwitwara cyangwa se ugomba kuba mu buzima bwe bwa buri munsi cyane cyane yo twagana kino kiganiro yamubwira abantu bumva Imana itagikora uyu munsi y'Imana yakoraga kera Yamana yakoraga bya birima Yamana hagurukije ba Dawidi bagakomera Yamana yafashe bande bakagira ute ba Mose bagakora Bisirayeli iyo Mana iki hari uyu munsi irahari inyanja mo kabira abantu bakambuka aba Mose ndi bagihari ba Samuel ng'abahanuzi ndi bagihari uyu munsi hari barabani nibo bahari abo bakuri Imana barataha bataha neza baragenda bajya kuruhukira mu gituza cya sogokuru Aburahamu natwe uyu munsi nitwe tugezweho nitwe Imana iriho urakoresha ibyo ba Samuel bakoraga ibyo ba Mose bakoraga nitwe Imana irimo irabikoresha natwe ndabwo tuzarama ngisi cyangwa nk'imisozi natwe tuzavaho hadusimburwe n'abandi ariko mu gihe cyacu turimo turakorera Imana kandi turashaka kuyubahisha Ndenganya cyari umujene arigiye uwazanya cyangwa utagishobora gukora Imana ikayita impezi impano zawe akabarinje uzikomezanya cyane sadepa ko yo turi kumwe ubugendo ko wikonegeta ku mavuta ni Eliya na Elisa cyane rwose wasiganye ntuze ne wasigaranye umwitero wasiganye umwitero aratangira akoreshwa ibitangaza zashiduka musange ndashari wone umukozi Imana wa nyawe ndabwo agira ishari yumva umwuka umuriho ko watembera akagera ku bana ase ubundi biterwa n'iko ngo umukozi w'Imana ntiyemeruke biterwa n'ishari nyine riba ryuzuye wa muntu nyine ariko burya twagakwiye kwemerana tukuzuzanya tugasengerana icyo ndakoreshejwe runaka akagikoreshwa ngavati okay Imana yamushoboje biri ariko nanjye hari byiri bunshoboze mu gitondo kandi abantu bose nago bamagarwa kimwe nda nubwo twakora kimwe kareka ariko ugasanga umukozi w'Imana uje kwicana kuri kamera akavuga ati ntago ari umukozi w'Imana reka nimuzamuyoboke yageze akakubwira ati ngwino ntinge Imana irankoresha ye magurutse birema hariya kandi amaze gusenya mugenzi muwe oya ntago ari umukozi w'Imana nubwo yerekwa nta nagato nta ntuze cyangwa se ko mamuga kuri telefone nagiye mbibona
pastor yego kamvuge kano kantu nyihangana manze nkavuge yego nagiye mbibona ku bakozi ngiye nagiye niyakirira yego ngiye ubwanye nk'abantu iwawe kuri Gone TV Plus none amara kumwakira kumaze kuganira n'abakozi b'Imana benshi cyane wenda umuntu uri hanze akahita ahamagara buriya abantu babemera gato akaguhamagara agahamagara n'undi kuko mwese mwahuriye iwanjye akahita none abantu kuntu bameze bakahita baza ariko ubundi ngo Pastor Ban wamubonye ute ati Pastor Ban uramwaganira na David ati ngo na David ngo sinzi ibye David ngo sinzi akora abakozi b'Imana ngo bita abakozi b'Imana ariko ngo ari bumubije gutapfukamira Bayern ngo turacyarimo Pastor Ban ngo nzi ibye gateshira kuri top turakoza ngo tunasenga ntango sinzi n'Imana yaziko gusa ngo nge mperuka pe gatazi no kurota ibintu byagiye bibaho cyane ugasanga kwa ko nabazanira rimwe akahita senya mugenzi we akahita batariko humura haracyari ibihumbi 2 bitapfukamira Bayern turimo Imana yahamagaye kandi akaze gusenya mugenzi we buriya abakozi b'Imana nabagira inama bajye buzusanya kandi nawe muntu uhamagara abakozi b'Imana nuvanga kwa kabiri ni Labani neno na kane Munyarwanda acu umugani mu mbabare mvuke kano kantu ngo abahigi benshi bayobye imbwa buriya n'Imana ikunda abantu bizera icyo bizeye bakagihagararaho ntabyo Imana ikunda abantu bajerajaza umutima kuko urabivuze hari abantu bahamagara abakozi Imana ngo kura gusa agahamagara tereka numve ko Pastor Ban ibyo yavuze ari ukuri yego yarangiza akahita ajya guhamagara n'undi nahamagaye ibyo yavuze niba ari ukuri yego none buryo n'umwe yabona akatangira akavuga ati gumana nanjye uramureke agatangira agenda asebya Pastor Ban atereka icyo nakibyire abantu baduteze amatwi ko Imana yavugiye muri Labani kavugira muri David kavugira muri runaka kavugira mu bantu zibeshetse ko gukora ko gukora kw'Imana ahubwo Imana ikora kugiye ko gukora kw'Imana ushaka warahanuye n'abahanuzi 100 undahanurirwe n'umwe shura kuza ari umwe ariko ari uwanyawe kandi twebwe abahanuzi turahanura David ariko si twe dusohoza ibyo Imana yavuze nongere umuhanuzi yemerwe icyo hanuye cyasohoye umusenzi yemerwe ibyo yasengeye byakoretse byabaye nk'ubu pastor iyo wasengeye ikintu kigakoreka cyangwa se kikaba nibwo abantu bagaruka bakavuga ati pastor twabonye Imana cyane ikurimo hanyuma rero nangiye kubaza akabazo kamwe ndugatindemo cyane kuko ndabona igihe cyatugendanye turangiza ahita duheze impano y'umunsi cyangwa se impano y'icyumweru tugomba kugenderaho muri iyi minsi cyane cyane ko turi mu minsi igoye umugenzi nanjye ndimo yego iminsi iratuvunye cyane akabazo kamwe nangiye kukubaza umukristo yitwara ate muri iyi minsi ko umukristo yakitwara muri iyi minsi akomeze yizera Imana nubwo isi iri kugenda ihindagurika abantu bagahindagurika abantu bakabura amarongo yabo bakabura imyanya mu kazi bakabura amahirwe kandi bari bayabaze bari bayateguye uko umukristo yakwitwara akomeza yiringira Imana akomeza atumbira Imana akomeza arwana intambara zo kwizera kabishwa nubwo yabura ibyo mwese ariko ibyo mu ijuru akomeza byiringire akomeza avuge ngo iwacu ni mu ijuru niyo dutegereje umukiza ko azava nyaboneka wungurikiye esi ndi kwambura agaciro kawe ebyesi ndebe kwambura uwo uriwe ubundi uwo uriwe bizamenyekana twageze mu bwami bw'ijuru niyo mpamvu Yohana yavuze ngo uko tuzasa ntabwo kurerekanwa ubwo rero isi n'imigisha wabuze n'amarego wabuze ndibigutesha inzira zawe zo kujya ku Mana komeze wizere Imana komeze uyiringire komeze uyitumbire ni Imana ni data Pawulo yavuze ngo nahombye ngibyari ndamu yanjye nahombye byari ntamu zanjye ndabihomba rwose mbitekereza ko ari amase mu mase hara mu ba Filipi kubwo kuronga Kristo ubwo rero uramenye nshuti yanjye uramenye mushiki wanjye mwene data iby'isi ni ku isi turabiruhira tugurira amayetaje n'iki ariko urupfu rwaje ndana kimwe kiturokora
uragenda ukabisiga ukajya kuri ya mana wizeye cyangwa se n'utarayizeye satani n'abadayimoni bakagusamira hejuru bakaba barakubonye ngo mu Kristo rero kandi nawe nubwo utari umukristo nawe naguhindurira kwizera Kristo kuko kumwizera ntibikoze isoni kumutumira ukamuhanga amaso ntibidukoze isoni nawe naguhamagarira kwizera Kristo ukizera Imana yonyine nifite ijambo rya nyuma ku buzima bw'umuntu Imana itwegere kandi itindane natwe. Amen. Hanyuma rero katugusaba impano y'umunsi twagendana pastor urabizi ndakubaha uri umushumba wanje uri umuntu twabanye igihe kirekire n'abantu barakubaha gusa nanone turaza gufata kanya dufate nimero ya pastor ku bantu bifuza gusengana nawe abantu batagiye bafata nimero yiwe nyaboneka mujye musoza ikiganiro kugira ngo muyifate musengane nawe mumuvugishe afite byinshi byo kubabwira cyane cyane niyo mpamvu nanjye mba naje ngamushaka ngavuga ati reka nkane nawe kubeka abantu muri iyi minsi batakizera ko Imana ikora nk'iya kera wumva ko Imana iracyakora David twongeye tubwira abantu Imana iracyakora ko yari ejo n'umunsi ni kwiri ndihinduka huko twebwe abantu twe duhindurwa n'ibihe nitwe duhindurwa n'ibihe ibi bikaduhindura noneho kuko n'uyu munsi dushaka gutunga cyane tukagira ku butonze twihuse tutabigeraho vuba tukumva ko Imana itakoze kuko dufite amashusho urabona abantu akazamuye etaje yaguze imodoka nawe ukumva ko ushaka kuyizamura ejo bundi mu gitondo ufite ayo mashusho byatinda gusohora rero ati Imana nyamara ndabyingunda abantu bajya kwibaza ko kanaka yazamuye etaje muzi neza iyo etaje amafaranga yazamusha aho yayakuye nyine icyo nicyo twakakwishimiye ushaka kuba nkawe Imana ishaka kuba wowe ntabwo Imana ishaka kuba nga runaka dongo Imana ishaka ko mba njyewe nuko injaka ntabwo Imana ishaka ko mba nga David reka nubwo byanakora ubwo se umupaza yahabaganje hari abantu rero bashaka kuba nga Labani agashaka kuba nga barunaka iyo bageze nakumva ashaka kugerayo kandi yanangiye igihe cyane ndikiragera nindumbira rero biri abagezeho nzabona Imana itari gukora ariko nindumbira kuri nge ngatumira n'Imana nzabona kawunga shima Imana nimona menenevare y'abana bati Imana ushimwe wakoze hari abana zizamenenevare cyane rwose bubatse ibintu rwose pe bibaho uburyo bwose ku buryo cy'amafaranga kitakiri ikibazo kuri bo ninshaka reko basembera ngo mbagereho nzabona Imana itari gukora ariko nimbonera Imana mu muceri wanje lasi Imana mbaye icyumweru iyo kwezi y'umunsi umwe nzavuga ngo Mana shimwa base duha impano y'umunsi dusoza ikiganiro cyacu kugira ngo tubohore abantu basoruzi ko abantu banadukurikira bamwe bahagaritse gukora akazi bibaho abandi batwaye imodoka bafashe urugendo bagahagarara bamaze bumva ikiganiro bandi gucyo bakaba bari mu bintu bigiye bitandukanye byinshi rero reka tubohore abantu duha impano nk'iminota nk'ibiri turangiza turazagurikiza ibindi nyuma ndabashimiye cyane mwana mudukurikira mutwaye muri ofisi muri mu kazi mugafata kano kanya mugashyira guteri mu matwi mukatwumviriza ndabashimiye Imana igibaduhere umugisha kandi mwinshi cyane reka turebe ijambo ry'Imana mu gitabo cyo kuva mu gitabo cyo kuva mu gice cya 15 ndasoma mbereye ku murongo waho wa mbere gice ni cya 15 ndasoma mbere ku murongo wacu wa mbere hano mu gitabo cya Mose cyitwa kuva reka dusome mu izina rya Yesu hatubwiye ngo maze Mose n'Abisiraheli baririmbira Uwiteka iyi ndirimbo bati ndaririmbira Uwiteka kuko yanesheje bitangaje ifarashi n'uwihetse yabiroke mu nyanja Uwiteka ni imbaraga zanjye ni indirimbo yanjye ambindukiye agakiza uwo niwe Mana yanjye nanjye ndayihimbaza niyo Mana ya data nanjye ndayishyira hejuru Uwiteka ni intwari mu ntambara Uwiteka niryo zina rye abatwara imitwe yatoranije barengewe n'inyanja itukura imuhengeri habarenzeho barokeye imuhengeri ngibuye Uwiteka ukuboko kwawe kw'iburyo gutewe icyubahiro n'ububasha bwako Uwiteka ukuboko kwawe kw'iburyo kwashenjaguye ababisha mwakira ijambo ry'Imana
aha ni ryari cyangwa se n'igihe ki aya magambo yavuzwe cyangwa se avugwa nande n'abandi? Uyu ni Mose n'Abisiraheli. Mose yagiraga imitwe y'abaririmbyi barimo ba Miriyamu, barabaririmbyi bazi kuramya Imana kandi bakayihimbaza. Titira amagana tubyiye ngo indirimbo ya Mose. Vuga ngo indirimbo ya Mose. Ndagira ngo ngwebyirire wowe mushiki wanjye na mwene data, mwebwe mugize umugisha wo kudukurikira. Iyi ni indirimbo ya Mose. Ariko niba mwadukurikiye, ba Mose babaye mu gihe cyabo. Yego. Bakoresha ibitangaza mu gihe cyabo. Iyi ari indirimbo yabo. Uyu munsi Mose turi kumwigiraho mu mateka. Ariko uyu munsi ni wowe uhari. Vuga ngo ni njyewe uhari. Uyu munsi ni Labani uhari. Nawe rero Imana yamuremera indirimbo, Imana yamuha indirimbo ye. Mana ishimwe cyane. Nawe Imana guha indirimbo yawe. Ye mukobye Imana guha indirimbo yawe. Ye mugabo Imana guha indirimbo yawe. Ye mubyeyi Imana guha indirimbo yawe. Mana ishimwe cyane. Ndafashijwe. Lele tane mede great. Ndagusengeye ngo Imana guha indirimbo yawe. Iyi ni indirimbo ya Mose. Mose yaririmbye habaye iki? Nuko hari habaye bidasanzwe. Iyo dusomye mu gice cya 13 na 14 tuhabona bavuye mu Egiputa bageze ku nyanja. Imbere ari imisozi, inyuma hari yindi. Hirya no hino ndanzira. Bageze ku nyanja. Niyo tuvuga inyanja. Inyanja ndabwo ari wa mugezi w'iwanyu by the way. Inyanja ndabwo ari ikiyaga cya Kivu. Bundi hari ikiyaga, hakaba inyanja, hakaba inzuzi, hakaba n'imigezi, hakaba n'amasoko n'ibiziba, hakaba n'ibidendezi. Ndabwo ari biko ni ibidendezi. Ibidendezi. Ni ibidendezi. Nibyo biziba. Ibidendezi ni amazi atava hwari. Yatinze aranuka. Haleluya. Mana ishimwe cyane. None inyuma yabo bakurikiwe n'Abanyegiputa na Farawo n'ingabo ze zibarakariye. Shuti yanjye nawe hari bikurakariye, hari bikurakariye, hari bikwasamiye, hari biri kukwirukangaho, hari biguteye ubwoba. Ariko mu izina rya Yesu, hirya y'ibyo biguteye ubwoba, Uwiteka agiye kuguha indirimbo. Ugiye kuririmbira Imana, ugiye guhimbaza Imana ku by'ibyo Uwiteka araba yakoze. Mana nishimwe. Mose rero bageze ku nyanja ndamato bari bafite, ntabyo kubafasha. Bari bafite ahantu bageze amazi, bageze ku kwambuka. Hari andakirano cyari gihari. Ndani cyari cyahabite nuko inyanja ni ndende, ndabiraro bashiraho. Reka babona imbere n'amazi, hirya ni imisozi iteye ubwoba. Kandi Mose yarafite abantu buryo bwose. Yarafite abasore, yarafite abasaza, yarafite abagore, yarafite abana bakiri bato, yarafite ingeri zose. Yandi abasore bakihanganira kuzamuka imisozi. Ariko Mose yari kujugunya abasaza n'abakecuru, yari yagendanye nabo. Abadamu bahetse abana ndabwo bakurirana abana imisozi. Ngo barebye imbere, barebye inyuma, babona ndanzira. Baratangira batakira Uwiteka, abanyabwoba baratangira buraza. Bintu birakomera. Ibiriri by'amagare ya Farawo byagendaga bibegera. Banyo baratangira bati, Mose ntitwakubwiye wowe n'Imana yawe tugiye gupfira hano? Abanyegiputa benda kutumarira hano. Niba dufata bakadusubizayo ibiboko byabo, ntabwo noneho tuzabikira. Kandi Mose iyo utaza twatumenyereye amadegeti, twatumenyereye ibiboko, ariko ni mugoroba tukarya. Buriya shuti yanjye hari ubuzima abantu bamenyera. Hari ubuzima abantu bahisemo babitishwamo n'ibihe. Hari ubuzima abantu bemeye babwemezwa n'ibihe. Nabo ubwabo bazi ko atari byiza, nabo ubwabo bazi ko bari mu bihe, ariko barabyemeye baricara bagwa neza. Ariko njyewe ndabyanze mu izina rya Yesu. Ubwo butayo bayemo nubwo wabushimye, ndabyanze mu izina rya Yesu. Hari gakondo ya Imana yakuremeye,
hari umugisha, hari igihe nogeye Imana yakuremeye, hari igihe cyawe cyiza Imana yakuremeye. Ngana ku musozo tuzagaruka. David tuzagaruka mushiki wanjye, tuzagaruka levo de grembe, tuzagaruka. Noneho niwuse cyane Mose arasenga n'Abisirayeli, ariko amasengesho yabo yarari sinzi uko navuga, ntabwo yari afatika, kuko ari amasengesho yo kwitotomba yuzuyemo n'ubwoba. Bundi hari abantu basenga amasengesho yuzuye ubwoba, Imana turabigenza duti, ariko Imana ibizikiri bukore. Mose ngatakambira Uwiteka, Imana yati humura, sinavuze ko nzabana nawe, sinavuze ko ndazaguhana, icyo ni kufite mu ndoke. Arambika ku mazi, amazi abona ritandukanije. Bageze hakurya rero, vuga ngo bageze hakurya. Haleluya. Bageze hakurya, basubije amaso inyuma, babona Abanyegiputa babakurikiye. Bundi umusasenuzi avuga ngo bibwiye ngo ni inzira ngizindi, bibwiye ngo ni kaburembo ngizindi. N'abatazi ko baganye mu irimbukiro, Mana yacu twegere kandi tugirire neza, bibwira ngo ni inzira ngizindi. Imana nira abacungira bareka uwanyuma atarajabuka, uwa mbere atarajabuka ngagere hakurya, n'uwanyuma maze kwinjiramo, Imana irekura amazi. Mose ngo abone ibibaye, ibintu bibaye, Imana ikoze. Amen. Aratangira araririmba, aratangira arasinyiza ngo hano kuyu murongo wa mbere ngo maze Mose n'Abisirayeli baririmbira Uwiteka indirimbo bati, ndaririmbira Uwiteka kuko yanesheje bitangaje, ifarashi n'uwihetse ibiroshye mu nyanja. Uwiteka ni imbaraga zanjye, ni indirimbo yanjye, amitukiye agakiza, uwo niwe Mana yanjye. Nanje nzajya muhimbaza, niyo Mana ya data, nanjye ndayishira hejuru. Haleluya. Imana niyo gushyirwa hejuru. Reka dusoze mugenzi wanjye, nawe ngasuza mvuze ngo Imana ikuremera indirimbo. Imana ikuremera indirimbo yawe, amakuru uri kunyuramo, ibigeragezo uri kunyuramo, ibikugo uri kunyuramo, Imana irabizi, ariko ndasenze mu izina rya Yesu, Imana ikuremere indirimbo yawe, kuremera indirimbo yawe. Bino nibyo ba Mose babonye n'Abisirayeli, bahera ko bararirimba. Ariko wowe Claudine, we Jean de Dieu, wowe Labani, we David, uwungurikiye, wenda vuza amazina, Imana ituremere. Amen. Wowe nawe Imana ikuremera indirimbo, nayo gira ibyo ubona bitangaje, nawe here kuramya Imana, uvuga ngo Mana narakubonye utanga urubyaro, narakubonye utanga urugo, ugatanga umugabo, narakubonye utanga akazi, narakubonye utanga inzu, narakubonye urahembura naringennye, na Imana ikuremera indirimbo. Reka dusenge Imana. Mana ndagushimiye, izina ryawe nirishimwe. Sengeye uyu mushiki wacu, sengeye uyu mwene data, gaho abana nawe data, mugirire neza. Inyanja yari ibaye ndende kuri we, yarabuze inzira imbere n'inyuma, byari bikomeye, ariko ushemwe kugiye kumucira inzira, ushemwe kugiye kubana nawe, ushemwe kugiye kumuremera indirimbo. Izina ryawe nirishimwe. Ngabana nawe umugirire neza, ko musenge kumana mu izina rya Yesu. Amen, 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 amen. Hanyuma rero Pastor, turagushimiye kwa wemeye kuduha akanya kawe mu bihe bigoranye, bufite ibindi bintu byinshi wakagombye kuburi kwitaho, ariko uyu munsi wemeye kutuganiriza, nubwo abantu bamwe batabiha agaciro, ariko njye mbiha agaciro kandi mbyumva vuba kandi nkanabyumva cyane. Kwemera kuza kutuganiriza kandi hari ibindi byinshi wakagombye kwitaho. Nyaboneka uyu muntu ntago ari umuntu ubo wafatisha mu buryo bworoshye, kuko aba afite nawe inshingano nyinshi, afite urugo, afite inshingano z'ubushumba, afite n'ibindi byinshi akagombye kuba yita, ariko uyu munsi Imana bayemeye ko tuza kuganira nawe. Hanyuma rero ku bantu mutera mwakora subscribe, mukore subscribe kugira ngo twemeze tuba umuryango mugari. Ku bantu bamenye ikibazo dufite ni hano dusigaye dukorera kuri Gonarike Plus, kuko aha niho ntago muri iminsi biri gukunda neza. Siko bimeze. Hanyuma reka tusabe Pastor, ku muntu wifuza gusengana nawe, wifuza kuba yavugana n'ibintu byinshi bigiye bitandukanye, reka tumusabe n'ubundi aduhe nimero yiwe kugira ngo umuntu uzifuza kumuvugisha azamuvugisha. Pastor, ni karibu. Ko nabonye bamaze kuba benshi, wareka kwitanga. Oya Pastor, kandi ntago wakankora. Oya ntago kantu wakankora. Reka kurugero kutayitanga. Hari umuntu udukurikiye bwa mbere utayifite. None se kankubaze. Yego. Wenda
abaturebye hari igihe ari abo ngaha hakaza abandi bashyashya sibyo Yego. hari n'uturebye agacekanwa no kuyifata hari n'uwaguze telefone uyu munsi ari we kujyaho siko byo hari n'uwahuye n'ikibazo uyu munsi ukeneye umukozi w'Imana basengana ukenze wenda we uvuze ngo bakubana benshi ukabona ibyo ubafasha ntabwo nzoga kuyitanga nabo bashaka ukuntu birwanaho none ntabwo nakumva kugenda utayitanze reka tuyibahe nubwo yaba umwe cyangwa babiri ariko twafashije gusenga twabonyeho umunyago bahembutse kuko Imana dukoresheje tuzabihemberwa n'Imana mu ijuru reka tuyibahe rero ni 078 24 53 826 iboneka no kuri WhatsApp. Hanyuma rero ku bantu badukurikiye ikintu mbibutsa ni kimwe mukomeze mukore subscribe kugira ngo tukomeze tube umuryango mugari kandi munasharinga munakwa comment. Nyaboneka biba byiza yuko ze subscribe kugira ngo ibigano byose dutambukije biboneye ku gihe utakerewe amakuru dutambukije ahita kugeraho ko kanya utakerewe. Ibi ni ibigano byubaka ni ibigano by'Isanamitima ni ibigano by'Iyobokamana ndetse na rimwe abantu bakayehembukira cyane cyane ko ari abantu bagiye bampamagara bakanyandika ati David we ukora ibiganiro byiza none ngo yuri kumwe na Pastor Bane ndabakunda bakagenda bandika amagambo nkayo bitweka ko ari umusaro no gufata nimero zacu mukatuvugisha mukatubwira ko mudukunda ni by'agaciro. Pastor ndagushimiye. Rakoze cyane.